Muri Nigeria umugore wicishije umugabo we ishoka bapfa ihene umugabo ihene yarabuze umugabo ari karakasa ati ihene yagiye ati ngombe nkubita umuntu byabindi abagabo bigira intare nabyumva yigeze intare ati itungo ryanjye niribura ndica umuntu aje yigeze intare aje gutungura umugore birangira atunguwe barakamubanza umutwe ubwonko wikubitwa ishoka umugabo yazanye amakare ngo ari karakasa umugore nawe ati umugabo yaje gutungura umugore ngo birangira atunguwe no kugenda gahorerega ubugenda ku muntu we yagiye azikagiye kwifata ati ndakubita byo wigize ndakwereka umugore ati unyereke umugore ati we uvuga usubira inyuma urutangaro iyi ni renga ndakumena iyi ni renga amahoro y'Imana n'imigisha kubana na Yesu Bikira Mariya na Roho Mutagatifu abane namwe mwese mukurikiye Daily Deeds Official mugira utamena amena komeza dushimiye buri wese udukurikiye Daily Deeds Official aho uri hose kabisa amahoro y'Imana mezuti imigisha dusabira abakire harya n'abakene abavuza abagore n'abagabo dusabira ibitsina byombi ariko tunasabira abakire dusabira abakire n'abakene ariko abakene cyane kuko nibo bababaye nta mukino tureba byihorere ninde ukize nuriye se mukino tureba ari kugira ngo umuntu ufata senye sazaga dufata urugero rwa sense akagura megabyte ni umukene ntabwo ari umukene ariko iki kukikira ariho ushobora kuzana abana nawe ugasanga ni nyine ariko buri muntu wese aguma hari akantu bavuze ngo buri muntu ku rwego rwe arakennye buri muntu ku rwego rwe arakennye ariko ntabwo ari abakene ariko hari abantu bakennye bikabije abakene ntabwo bafite smartphone kandi koko nta mukene ufite smartphone urwego rushinzwe umutekano ariko tugaruka ku bana b'iyi minsi abana b'iyi minsi bigeze binani abana mu kihe cyiciro abana b'abakobwa abana b'abahungu bari bose muri iyo generation ariko abahungu cyane abahungu barikometse barinanika bigeze binani ariko ni ibintu bibaho iyo bageze muri iyo myaka ndeba nk'ubu umugore yambuye ubuzima umugabo we intandaro ya byose ni umwana wabo w'umuhungu ariko se bana se iyo muri igeragira mu muri Nigeria umugore wicishije umugabo we ishoka bapfa ihene urwego rushinzwe umutekano rwo mu gihugu cya Nigeria rwatangaje ko umugore ukekwaho kwica umugabo amukubise ishoka bimwe bajya bavuga ati yamukubise agashoka mu gahanga ariko ngamara ubwonko mbana kundaje narasatse ubwonko mwumvaga buhindutse amara ariko biri muri forum imwe ariko ubwonko buba bufite utuntu ariko ubwonko n'amara ngo bijya kumera kimwe nuko umugore ukekaho kwica umugabo wamwicishije ishoka nyuma y'uko umwana wabo yibye ihene akayigurisha ubu yamaze gutabwa mu maboko yombi pereza rikaba rikomeje uwo umugore umwana wabo yarifashe yigira Davido yigira Rema ati nge ndi umuhanzi ngomba gukora hit ihene ndayitwaye ngiye gukora imizigo ngiye kwaka korabo Bushari genda gake iki bitangazwa ko umugore witwa Ali Lydia
Lydia w'imyaka 40 yishe umugabo we yarakuze Aji Makinta ngo bagiranaga amakimbirane bitewe nuko hari ihene bari boroye yaburiwe irengero. Amakimbirane yavutse ari uko ihene ibuze iburiwe irengero. Bitagenda gutenga mwici uku kutumvikana kandi no kwagizwemo uruhare runini n'umwana wabo w'imyaka 13 Rachel. N'umukobwa n'umuhungu Seni Rachel ari ni Rachel n'umukobwa bikeka ko ari we wivye iyo hene n'umukobwa. Aba bombi bari batuye muri leta ya Borno muri Nigeria nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa polisi Kenneth. Umukobwa yarayibye ihene y'iwabo. Murumva arangije yayibye akayigurisha umuturanyi, nubwo ibi byabaye nyuma yo kutumvikana k'umugore agakubita ishoka ye umugabo agahita kumena. Bitewe n'icyo kintu ntibabashije kumvikana. Ako nta kintu bari bwumvikaneho. Urabizi umugabo mu rugo ariko se itungo rye. Oya niyo waba uri umugabo kujya ugiye kuzi gukubitwa ishoka. Umugabo yazanye amakare ngo ari karakara. Umugore nawe ati ishoka. Umugabo yaraje gutungura umugore ngo birangira atunguwe. No kugenda gahorerega ubugenda ku muntu we yagiye azikagiye kwifata ati ndakubita byo wigize. Umugore ati unyereke. Umugore ati we uvuga usubira inyuma. Subira inyuma rutangaro. Iyi ni renga. Ndakumena. Iyi ni renga. Ejye umuntu agwa warning ukavuga ati nina birengaho ndaba nizise. Ikora hano. Dikora. Menizing. Niba wizise. Umugabo yarize. Umugabo yaje gutungura birangira atunguwe. Ako biturutse kuri nde? Biturutse ku mwana wabo Rachel. Mico mibi. Wigize umuhanzi. Yigize nabi. Akigira aya ngarashaka kuba Beyonce. Ashaka kuba nabonye kutunya hano kuri Instagram. Nyiraho gasanga kana wakita Aisha Beyonce. Ngo bakita Rihanna ngo banyitake ngo Keti. Wowe ibyo ngibyo man nawe tekereza. Nuko bitenda. Ni wabonye Master Fire. Anya ngo yasore. Master Fire ngo atangiye kaminuza 2006 yayirangije sho. Uhera ako nabonye hazo ubwenge. Speech yawe numvishe rwose ako navuga menshi. Yumvishe niba uyifite. Master Fire. Nahi mfite. Speech ya Master Fire nahi mfite. Master Fire. Urumva? Nuko ngo mbere yuko barwana umugabo yari yabanje kubasaba ko bumvikana mu rugo kubera ubujura yakorewe. Ihene bayigarura. Iperereza rya polisi rigikomeje. Yego. Ryagaragaje ko umwana wabo Rachel Aji ari we kabitera byose. Ihene yigurishije ku muntu utazwi hanyuma bigatera urupfu. Yayigurishije ku muntu utazwi se amafaranga yarayabahaye. Kandi nyine we ikizwe nuko yayigurishije. Ariko ntiharamenyekana uwo yayigurishije. Umugore ajya kwica umugabo amushinja yuko ihene yabuze se cyangwa umugabo ihene yarabuze. Umugabo ari karakasa. Ati ihene yagiye. Ati ngombe nkubita umuntu. Byabinda abagabo bigira intare. Nabyumva. Yigeze intare ati tungo ryanjye niribura ndica umuntu. Aje yigeze intare aje gutungura umugore. Birangira atungura. Barakamubanza. Kumutwe. Ubwo wita birangira. Umugore yaritabaye. Yitabara iki? Yaritabaye. Yo yiruka. Yiruka jyaye. Bumwe kwitabara kwa mbere no kwiruka. Warasaze. Wewe wiruka umugore uko yiruka n'umugabo uko yiruka. Urumva yatera intambwe zinga ataramufata. Ariko se umugore yitabaye atari afite ishoka. Hakuze ko ari nk'igihe umuntu aza. Nzanye urushyi. Uzanye ishoka.
ninde munyabyaha? Umugabo yaraje azana urushyi. Ntabwo yazanye urushyi, yaje we ku giti cye. Nase ushyigikiye umugore? Nase kamubaza ikibazo kimwe. Umugabo yari ari mukuri. Umugabo yari ari mukuri kuko yabazaga itungo rye. Nose yubaza itungo uribaza uko bitiki? Uribaza uko biti ingumi mu nkuru? Uko rero tugiye kwanariza iyi nkuru, turayivuga. Muri iyi nkuru haravuga ko umugabo yakubiswe ishoka. Wigeze wumva ko avuga ko umugabo yakubise urushyi? Banza wumve icyateye uwo umugabo gukubitwa ishoka ni iki? Nuko yaje yikarakasa ku mugore. Umugore abona nta bundi buryo usibye kumumena umutwe. Reka nkubaze ikibazo. Iyo yiruka ajya heza. Aho umva nkubwire, ni kangahe wumvisha inkuru muri society usanga harimo umuntu waje agakubita umugore we, umugore wagapfa? Ibyo se ntabwo bibaho? Birazwi. Uwo mugore yari ari showa gute rero kutamenya yuko nimumukubita atari bupfeho? Yari showa gute kugira atitabara? Byari ngombwa cyo umugore ndamushyigikiye, ariko simushyigikiye kwica. Batagira nta mugore arifashe ubwo akozamo arabutoba. Ariko bwira abagabo, babwira mwabagabo mugabanya amarere. Urumva icyo byamukoreye? Kuko rega niba urya ikijumba warariye ikijumba n'umugore yarakiriye cyane. Scovia niwe wavuze ngo Scovia ngo ni feminist. Scovia yaravuze ngo ndi umugore nawe uri umugabo, ikintu wakora cyose nanjye ikora cyane. Ikintu ntakora ni ugutera inda, nawe ikintu utakora ni ukubyara. Ntabwo wabyara no kuyitwita byose ntabwo byabaho. Ubwo rero wumva uko niba uje kujidura umugore nawe yakujidura. Ukirasa kuri iyo ngingo ucishe make. Ukirasa kuri iyo ngingo ndashaka kwibwira akantu kamwe generation iriho ubu ngubu nyine yuhoze unavuga generation yacu. Niba uzi ubwenge wikijandika mu bintu biri kugenda biza by'uburezbiye by'ubugeyi by'ibiki mani birakabije biri seremani. Urubyiruko ruto, umwana muto mana agakura ubumva ngo ni kameze gute, kandi ibyo ni ibintu biri kugenda byandura. Kuba umugabo afite imbaraga ni umugabo, umugore ni umugore, nkuko uri kubivuga nyine bafite ibibatandukanye. Ibere Semuhungu rata Semuhungu ntabwo nabishyigikira. Dushimira abakunzi bacu. Abakunzi turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana. Ako hari umugabane utajya uvuga wa Australia. Umugabane wa Europe muri za Spain iwabo wari puto abantu bo muri nge nari mvuze muri Espagne diaspora. Akijambo diaspora ni aba diaspora aho uri hose ni uzi kuri diaspora. Burango no mu Bugande ni muri diaspora. No kwa Neva ni muri diaspora. No kwa Gitumbaraye hari mu Butonzi kandi diaspora ni muri diaspora. Wakubwo ako ahari no kwa Gutwe kumwe hose diaspora ni uyoboye diaspora pe, ariko n'umuteka mutwe reka bamukoreho akantu. Se abantu nibajya bamuca ibumoso iburyo, kandi n'ubundi kumva ko kuri yumvaga nabi, agira gutya yumvaga nabi. Ariko ko bahanganye no ariko baretse umusaza wacu, ni umusaza ngo arakuze. Biden umusaza wacu wacu nise Biden ni uwanyu, wowe uri umunyamerika. Nase uri kuvuga uyu musaza, uyu musaza Pike zarashaje sha asaze wahari inkona afite uzemo bitabara Robert Mugabe ko bicaraga mu dutebe agasinzira gutya ngo ni umuperezida. Umusaza arasimbuka ngo wabonye ko yazamutse imodoka harije muri stade. Noneho abantu ngo mu Rwanda ngo amajwi ngo yabaye ngo 99 ngo bishoboka bite. Yema numva ibyo atari ibyo gutindaho. Uri wumvisha bivuga ujye umenya ko afite ikibazo. Na Yesu afite ikibazo. Na Yesu baje Kagame yamuhigika mu Banyarwanda. Nabonye nimba ari muri Zambia
abaturage baho bagiye n'amadarapo y'u Rwanda, niba harimo n'abanyarwanda simbizi, bagenda mu muhanda nyine bishimira intsinzi. Hehe? Muri Zambia. Ahantu kure. Gutwi kumwe nawe rega ngo yaguye avuga igipfunsi. Avuga ati ndasa ariko shinga. Akomanya igipfunsi ni sawa. Ni ikimenyetso cyiza. Ariho garagaze na ka gutwi kumwe karashimishije. Gutwi kumwe si icyatsi buriya, si kimwe mu bimera. Hari igiti bita gutwi kumwe, niba atari utwatsi dutoya tuba turi hasi gutya. Kwa tunitwe tw'amahwera. Hari utundi twatsi tuba dufite nyine ugutwi kumwe ariko konyene guhagaze, ariko bari twinshi. Turahari foroyo kandi ubwo yitweranwa n'utwatsi twongera kunenga. Tukanenga umukobwa watwise amagwesha. Nagwesha sati ibintu ntabyo abantu bicanga abantu ngo umuhungu wese utari muri CTU. CTU bari abasore baherekeza umusaza ngo ni igwesha ngo ni ibimonyo. Nta bantu babarimo, ntabwo uri mu bintu bya entertainment. Ndi kubyumva komeza umbwire. Abagabo bose barabafashe batari muri CTU. Abagabo twese harya ninde wigeze gukora ikosa nk'ine nanone tukabagabo ngo ni Mutesi Jolly tukabantu none yisha yongeye ati abagabo bose batari muri CTU nta magwesha ngo ni ibimonyo. Mukarengera nusaba ababyaye bo usabaka mama yabyaye igwesha beke ayo na yabo nyine. Papa yataye igwesha. Icyo tuzi ko turi abagabo nyine. Voice for men. Imbaraga zinyo ku muhanda. Voice for men. Batuma wabivuze ntabwo yatuma tujya ku muhanda, ahubwo no guhuruka mu nyabika gashya. Umushyira ku ruhande twavuze ukuntu wahana neza. Guhana neza ubu ni mwibanga. Mufata umubwira ati amakuru tumeze neza kamujyana umugeze y'umukinge mu kantu nyuzemo umugati. Burya rero impamvu ni iyi, ntuzongere kandi mbere yo kuvuga wajya kuvuga ati oya ntabwo yavuga wamunyabitsa ako kantu ubundi mukubita tubiri. Oya kandi kuko mugani nta mpamvu yo kujya gufata umukobwa ngo mukubite ibipfunsi. Kugasa no gukubitwa ibipfunsi ushobora kumukubita gutya agahita ashiramo amenyo. Fata akantu mugati. Kandi dufite umwarimu yitwaga Mucuzi. Uramukubita ibiki? Yakuryaga urunyongote rwa hano. Ntiyajyaga kubita inkoni. Nta nkoni yagiraga. Nta nkoni yagiraga ni ukuri. Yakuryaga urunyongote. Agatira urundapfuye. Yafataga hano do. Agakurura. Ntago ari uguha. Yaguraga gutya. Utazanye amazi yo gukoropa no munsi. Ubutaha saa yine ahubwo yamajije kuyashyira mu kabido ukagatereka ahantu uri bukaturya ku ishuri kugira ngo utaza no kwibagirwa. Nawe no kumufata ukamujyana ahantu ukabanza ukamwigisha, ubundi yazaye kuvuga ngo gwe. Niyo mpamvu no hari ikiganiro tuzashyiraho kivuga nyine mu muco w'abanyarwanda. Umugabo reka tuvuge nko mu gice cy'abami, aho umwami yanyuraga agiye mu buriri nyine mu kirambi. Ntago ari mu kirambi. Mu kirambi ntago ari aho ngaho, nzakwereka ifoto ndayifite. Umugabo aho yanyuraga agiye mu buriri ntago ari umwami, ntago ari umwamikazi yanyuraga. Reka byari bitandukanye. Umugabo yagiraga inzira ye, umugore akagira inzira ye y'inyuma, ariko bose bagahurira. Yari afite uburiri ni mugongo mugari munini bushashe ku buryo yisanzura. Ngo n'umwana wazaga kumusura babaga bamushyira ku buriri bakamushyira nka hariya hirya, hakaba ariho iminera nyine. Nukuri kw'Imana we akaba aryamye nk'ahantu n'igitanda kigera nka hariya. Uzayibona video turayishyiraho mu minsi mike, sibyo? Shimira abantu kabisa, abantu bose badukurikira. Halo. Suza nawe. Jewe muri iyi minsi uzi ukuntu ibintu bimeze. Muri iyi minsi ndi gukunda umuntu witwa Never. Evariste Ndayishimiye.
hari umuhungu twakoranye akantu kameze nk'akadibeti ari rero ngo buriya mu Burundi bashaka ko babona ngo bumva uko dufata his excellence ari nako bafata never ngo zira speech ze ziba ziri seriye bamumva zikomeye asi no kubera iki mugani Imana kibyo bintu njya mbyibazaho kuba bicaye bari seriye ari kuvuga bira bintu warabibonye se nuko tutabimenya hari ikintu mutazi ku Barundi hari umwihariko bafite muri kamere yabo ura no gusitsa ejo niboneye never Abarundi baraganira buri ushaka ko bagira nese ira speech yubaka iki yabo uranyine abari kumva ya never cyangwa baje mu gitaramo cya comedy tukagera mu speech y'umuyobozi cyangwa ariko ikibazo wakibaza niba koko ari igitaramo cya comedy kucya bari kubwira abo bacecetse badari guseka nyine gucyo utabona bose babwanutse baraseka hari abaseka byo guseka ariko umuntu ari nabari gukurikira ibyo avuga akabarundi bafite system nge niboneye nevejo bundi yiviriye gusarura inanasi na bote ako yikundira kwibera umuturage nyine ntabyo kuba president ngo usange yigize ibiki abashaka kwibera ako uriya perezida bamuhaye ibintu akagira ibintu basi niba akunda igihugu cye sinzi niba cyemera neza nkuko umusaza bikora umusaza aratwemera cyane Rwanda dukunda cyane ku rwego ruri hejuru kugeza n'ahajya mu mahanga akavuga ati burya n'uzajya hanze y'igihugu cyawe ukagenda nkuko nyine abantu babazanamo amoko n'iki ukagenda ujya kuvuga ngo ngewe ndiki ubibwira umuzungu azavuga ati umusazi ntabwo ari umunyarwanda niryo jambo ryumvikana byoroshye kandi bisobanutse nyine nta bindi byo kubaza aho ngaho ndi umunyarwanda niyo mpamvu pike intsinzi kabisa tutamugereranya na never cyangwa igitumbaraye cyangwa gutwi kumwe abo bose ariko si ibigwayi ko bashimira use barabashimisha biwabo n'abanyarwenya nkanuze nk'igitumbaraye abakongomani babona bagakwiye uzi ukuntu bishe umugabo bitaga Patrice Lumumba baramuziritse bamutera amabuye arinda apfa kandi ari umuntu warwaniraga ubwigenge bw'abaturage Kongo abaturage baho bose baba bari kwiruka wigeze ubona ama situation y'intambara ukuntu bimeze birukanka imizigo ku mugongo kandi ngo bafite president ngo gitumbara wapi never turabashimiye cyane shimira abantu rwose batwemera badukurikira ni wishima ukore subscribe kanda subscribe like share comment unagere kuri TikTok ugere kuri Instagram hose ni Daily Deeds official kabisa asubu ikindi kintu wabwira abantu niki ndabakunda cyane turabakunda cyane muraba agaciro kuri twe mukomeze namwe mukunda biri ukabiri n'urukundo n'ibyishimo cyane no kwigisha cyane murakoze